Turabasuhuje banyarwanda banyarwandakazi, inshuti za Menya Impamvu TV, mukomere cyane. Ni Innocent Niringiyimana uje muri aka kanya kugira ngo muganire, mugire ingingo mupfundika, twungurane ibitekerezo, duhanurane ndetse dufate n'ingamba. Ntabwo tuzatezuka guhugurana kugira ngo tumenye aho ibintu bipfira, aho abantu batujijisha, imvugo ziryoshye zituma abantu bajijwa. Ngomba guhora ducanye ku maso kugira ngo dukubitire ahareba inzega ibinyoma, kandi duhugurane kugira ngo tudatsikira, kuko nicyo abanyarwanda benshi twazize kubera kudakurikira no kudatunga itoroshi ahantu hose, kugira ngo abantu batagwa mu mitego y'akarimi keza gasize umunyu ka benshi mu biyita abanyapolitike, mu nkotanyi batuyobye kugira ngo turangare. Ndabasuhuje rero ntangiriye kuri aka karirimbo ko kwibutsa ibihe. Ni amateka burya ntawe uyasiba, nta n'uyivumburaho, ahubwo yakira uko ari akareba n'icyo yamumarira. Dufite kugeza ubu repubulika imwe, ebyiri, eshatu, iyo turimo sinzi iyo ariyo, niba ari repubulika niba ari iki, ariko twe twamaze kubona ko ari ubwami. Ndabasuhuje rero bavandimwe, aho muri hose munkurikiye, mbashimira nyine ko mukomeje kuza kudushyigikira, ariko ubu nyine akabaraga ni gake. Ntegereje ko tugera ku bicumi by'abiyandikishije, tukabona like nyinshi, abantu bakadukurikira, kuko tuba dutanga ibiganiro birimo akagufa, bisaba kugira ngo umuntu atekereze, afate n'ingamba. Ntabwo ari byo guhora dukora ku mitima y'abantu, tugomba no gukora mu bwonko bw'abantu. Gukora mu bwonko bivuze kurakaza, ariko rimwe tugomba no kurakazanya kugira ngo tugere ku cyiza, tugere ku gikorwa. Burya nta muntu wishimye ugira icyo ageraho, kuko aba yishimira ibyo yagezeho, ariko ubabaye agira icyo ageraho kuko hari ikintu aba ashaka kuvamo. Baranavuga ko buri gihe cya crise, igihe abantu ibintu bitameze neza, ariho hava ibyemezo bikomeye byo guhindura ubuzima. Aba rero mvuga ko iyo crise tuyirimo, turi muri crise y'ikinamico ry'amatora, turi muri crise y'ubuhunzi, turi muri crise yo kutagira ubutegetsi, turi muri crise yo kugira ibirura byafashe igihugu, turi muri crise yo kuba mu buhunzi bugoye, muri crise yo guhigwa ubutabera bubogamye. Izo crise zagombye kudukangura. Rero ndabasuhuje mu migabane yose, abadukunda, basaba gukomeza kwiyandikisha, basaba ndetse no gutangira gutera inkunga iki kinyamakuru kugira ngo tugire n'izindi etape tujyaho, n'ibindi byiciro za live tubikore, n'ibindi byose kuko muzifuza, uko muzaba mudutegeka tuzakora gutyo. Uyu munsi rero insanganyamatsiko mbazaniye ni insanganyamatsiko y'ibiriho. Bavuga ngo biri ku mihanda, biri ku mihanda, bavuga ngo ibyo tubona kuri social media, ariko bikomeye kuko bishobora kutuyobya, bikaturangaza ku nshingano, tugatekereza ibindi, cyangwa tukagira ibintu turenze ingohe. Turagira tuti rero, ati mwikomeza kuyobya rubanda, mwiyobya rubanda. Ntabwo amatora yo y'igihe cy'inkotanyi, yo mu nkotanyi, wayagereranya n'ibyakorwaga muri repubulika ya mbere n'iya kabiri, mu byabanje, mu butegetsi bwabanzirije inkotanyi. Ntabwo bigereranywa, ntabwo bigereranywa. Wibisanisha, wibihuza ngo noneho wongerera kuko inkotanyi, kubera ko ziri kukagusaba mu cyahenge. Ndabivuga rero mbishingiye kuki. Byatangiye, hari ikinyamakuru bavuga ngo Daily, African Daily, ya Jean Paul Turayishimiye, yatangiye azana imibare yerekana ko inkotanyi, FPR inkotanyi n'abaringa yayo, buri Kagame irazwi ko atakiriho,
ariko kuba bamugumizaho ni uburenganzira bwabo, bafite icyo bagamije, ariko ni ugucuhurira. Niba ntacyo bibabwiye ubwo tuzabifata uko, ariko bazakorwa n'isoni. Ati FPR n'umukandida wayo amatora 99.15 aramanuka muri 2017 9.8 n'ibice, 2010 9.3 n'ibice, 2003 gutyo. Ahita akomeza ati muri Repubulika ya Kabiri so byari bimeze kwa Habyarimana 7.8 aya naya ndaza kwibereka nuko nagira ngo wenda mbisasire. Ati ese ni ryari hazaba amatora aciye mu mucyo? Yerekana ko uhera kuri Mbonyumutwa, Kayibanda kugeza ubu nta matora aciye mu mucyo, abanyarwanda baragira ngo bihitiremo umutegetsi bifuza, bahisemo ku bwende, kuko itora ni ubushake, itora ni ibanga, nta uhatirwa gutora, ubundi nta n'utegekwa gutora. Ni igikorwa cy'umwenegihugu kimuhamagarira gukorera igihugu, yihitiramo ujya imbere y'abandi avuye muri bo, akabakorera ibyo bose batahuriraho, bakamuha manda, bakamuha ubutumwa. Ibyo rero byahise bisamirwa hejuru n'abandi. Hari umuntu wakoze ngo icyegeranyo, ndakibereka mu kanya, yerekana ko ngo byapfuye kuva kare, ngo kugeza ubu ngo u Rwanda rutaragira amatora aciye mu mucyo, ngo bose ni abanyagitugu, ngo ndetse n'abagejeje ku ijana. Ngo ubwo rero ntimutuke Kagame, baringa ari gukora n'ibyo ba mbere bakoze. Wabyumva yagira ngo nibyo. Niyo mpamvu mbabwira ni banyarwanda mucane ku maso, kuko ari imvugo muri filozofi bita sophisme. Sophisme ni imvugo imeze, ni imvugo yo kuyobya ukuri, ugatangirira ku kizwi nk'ukuri, ugafata umwanzuro w'ikitari ukuri. Siziri bamubyumva neza. Uhera ku kintu abantu bose bumvikanaho bazi, ariko ukagisoresha ikinyoma kugira ngo uyobye abantu. Iyo bita sophisme. Akarimi karyoshye ni amariganya. Reka rero turebe iyo mibare, harimo n'imihimbano, noneho tugire icyo tuyivugaho, noneho namwe muzayitangeho ibitekerezo. Mwihangane gato, reka wenda ntangire. Uwa mbere siziri bamubibona neza, ari amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda. Aka ni akambere. Abami 22 kuva 1300 kugera 1960, tuvuge na rimwe, tugere ku 1961 kwa 28 z'ukwa mbere, kuko ariho umwami yasezeye. Kongo umwami yavukanaga imbuto, aha tubyemeranywaho. Ubuzima bwose byose byari umwami. Noneho ajya ku ngingo ya kabiri, Perezida Dominique Mbonyumutwa kwa 28 z'ukwa mbere 1961, yatowe na 98%. Ikinyoma, ndaza kubibereka. Ikinyoma cya mbere. Ahangaha tugomba kumenya, nubwo izi pourcentage nuvuga ngo imibare yakizeho ni ikinyoma. D'abord cya mbere ni ikinyoma. Icya kabiri, itora ryabaye rite? Ntabwo ituzana ngo ubirundaho. Gatatu, Perezida Gregoire Kayibanda kwa 26 z'ukwa 10 1961, 98, nacyo ni ikinyoma. 10 z'ukwa 3 1965, 98 n'ibice bitatu. Ahangaha ntabwo navuga ko ari ikinyoma, ariko nabyo abashakashatsi bazatubwira niba imibare ariyo koko. Kuri 29 z'ukwa 9 1969, 99 n'ibice bitandatu, naho ndashidikanya, kuko uyu muntu ibyo yakoze turaza no kubereba ahandi,
uraza kubona ko imibare itandukanye ibintu biri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga n'uburozi kugira ngo butujijishe butuyobye. Tugiye kuri Habyarimana Juvenal ngo yatowe kuri 24 z'ukwa 12 7/8 9.89%. Ahangaha turaza kureba byagendaga bite, ese bihuye n'umukino w'inkotanyi yarahanganye nandi, uburyo twavuga ngo bimeze bite, byakorwaga bite, ku bushake, ku gahato, ku ngufu, byose tugomba kubireba. 19 z'ukwa 12 8 9.92%. 19 z'ukwa 12 8 9.98%. Murumva ibi nibyo yishyiriyeho. Tujya no kureba izindi turebe ko binahuye. 94 Dr Theodore Sindi ku bwabo ntiyatowe. 94 Pasiteri Bizimungu kuri 19 z'ukwa 7 1994 nawe ntiyatowe. Tugiye kuri Kagame Paul 25 z'ukwa 8 2003 9.5%. Urumva baramanuye ko rwose we yemera gusangira. Ku itariki 9 z'ukwa 8 2010 93.08 naho ngo yemeye gusangira. Kuri 4 z'ukwa 8 2017 98.79. Noneho 15 z'ukwa 7 2024 99.15. Aka ni kamwe murebe mukurikire. Sorry, hari uwitwa Firemo Mateke nawe avuga ko ari afite PhD cyangwa doctorat ngo elections in Rwanda ahera ku bwa Habyarimana 7/8 ya tariki twavuze 9.89%. 19 z'ukwa 12 8/3 9.79%. Muri Desembre mu kwa 12 8/8 9.98%. Akajya no kuri Kagame we niwe avuga gusa ati byose ni kimwe, dongo abanyagitugu bose ari bamwe. Habyarimana n'umunyagitugu kimwe na Kagame ku rwego rumwe. Ese nibyo ikibazo? Dukomeze. Uwitwa Gustave Mbonyumutwa we nawe yabigarutseho kuri Twitter yakoze ati top 3 presidential elections scores in Rwanda, ngo ibipimo bihanitse by'abagize amatora menshi mu baperezida babaye mu Rwanda. Ati Paul Kagame 9.15 muri 24. Wa kabiri Juvenal Habyarimana 9.98 muri 88. Gregoire Kayibanda 100% muri 65 na 39. Aha bitangiye kugaragara ko harimo ibinyoma. Aha ndaza no kugaruka kuri Twitter yakoze, noneho na reaction zabayeho, noneho nabyo tubihereho dufata umwanzuro. Mwabonye ko abantu bashyira mu majwi ni nyakubahwa Mbonyumutwa Dominique wabaye perezida wa mbere kuri 28 z'ukwa mbere 1961. Nyakubahwa Gregoire Kayibanda wabaye perezida kuri 26 z'ukwa 10 1961 atowe nawe, ariko turaza kureba yatowe nande, nabyo tugomba kubimenya. Yatowe ate? Turongera kureba nyakubahwa Juvenal Habyarimana watowe cyangwa wakoze icyitwa amatora, tutajya tubivuga gutyo, ndetse na nyakwigendera nyakubahwa Paul Kagame, katumwite nyakubahwa ko yicaye ku ntebe bisubizo, yiswe umushumba nkuko byavuzwe mu kiganiro cyabanje ku isi n'ijuru ko umutegetsi w'igihugu aba ari umushumba ureberera intama zose
aribo bategetsi, aribo baturage b'igihugu. Reka turebe Twitter aho bigaragara noneho mbo iyi twayigaragaje ariko ntabwo iyi ngiyi ariyo twashakaga. Reka ndebe Twitter niba ntayibona, ndabona idahita iboneka, ariko mu by'ukuri icyo nashaka Twitter n'ubundi ni ibitekerezo byajeho byagaragazaga uko bakiriye iyo ano makuru ari gutanga. Bamwe babigaya, abandi babishima, abandi bavuga ngo ntiwagereranya ibi n'ibi. Reka rero ngenge icyo bivugaho. Reka mpere ku matora y'umukuru w'igihugu wa mbere, imbanziriza repubulika, donc imbanziriza kubarusha ya repubulika, ariwe nyakubahwa Dominique Mbonyumutwa. Imana imuhe iruko ridashira, imwishimiye kuko yafunguye repubulika, abahasezererwa Karinga, ingoma ya Gihake. Igikolonizo yari igikomeza, ariko Gihake cyane cyane niyo yari mbi cyane, mbi. Ariko abanyarwanda yabo bumvaga uburyo ababyeyi bacu babayeho mu ngoma ya Gihake, bakareba ibyo inkotanyi zikora, ubanza nta wasinze. Ubanza uko mbyumva ngewe, uko bindimo, hagize ababyumva nk'uko mbyumva, inkotanyi twara tuzitumuye, twara tuzikuye ku izima. Kandi rega ikintu zidukangisha ni kimwe, ngo igihugu kiratuje. Kiratuje kubera ko babyereka amahanga, ariko nta muturage utuje, bose bahora bari ku ngoyi, bari ku munini. Mbo reka rero ngewe nkubitira ikinyoma ahakubuye, nshingiye ku watowe mbere ku itariki 28 z'ukwa mbere 1961. Ndifashisha igitabo cy'umwe mu bahanga mu mateka cya Munyarugerero François Xavier. Ndamushuhuje kandi ndabushimira ubuhanga rwose agaragaza. Uyu mugabo umunyamateka Dr François Xavier Munyarugerero yanditse igitabo ngo Dominique Mbonyumutwa, président du Rwanda en révolution. Dominique Mbonyumutwa, perezida w'u Rwanda mu mpinduramatwara, mu mpinduramitegekere. Iki gitabo iyo ugisomye kuri page ya 17, page y'ijana na 17 nako, hari aho abivuga neza ati: le vote Sophie au scrutin solennel, le dépouillement intervint directement et révéla le vainqueur, Dominique Mbonyumutwa du MDR parmi Hutu, avec une majorité écrasante sans appel de 83,2 de voix. N'akantu nsomye gatoya. Ibi murabona ko atari byo nahimbye, ni ibintu mwakwibonera mwese. Ati itora ryahise rikurikiraho, hatora abahagarariye abandi, hatora intumwa zari zaje guhagararira abandi, hanyuma bahundagaza amajwi mu bwiganze busesuye. Dominique Mbonyumutwa w'ishyaka rya MDR parmi Hutu agira amajwi 83.2% ku batoye, 98 muri kwikura. Banyarwandakazi, cya kinyoma rero. Reka rero tugaruke uko amatora yagenze, uko abanyamateka batubwiye. Aya matora yateguwe ate? Icyambere muzirikane ko ku itariki 30 z'ukwa gatandatu n'amatariki yakurikiyeho 1960 habaye amatora y'amakomine. Twari tukiri mu bwami.
amatora ya komine y'amakomine atora abahagarariye rubanda mu makomine. Urumva bari kugenda basezerera gihake. Buri komine haragiye maze kujya amakomine bagiye gutora abahagarariye abandi mu makomine, iby'abatware bitangiye kuvaho, abatware, abasushefu n'abashefu bitangiye kuvaho, hagiye kujya abahagarariye amakomine. Abo bantu bahagarariye amakomine bageraga mu 2,800 niba ntibeshye, nibo batumijwe bahurira kuri stade y'Igitaramo, ya stade ya Mbonyumutwa, stade ya demokarasi ya repubulika, iriya stade tuvuga ko yasenywe aho nyakubahwa Dominique Mbonyumutwa yari ashyinguye. Bahuye ari abahagarariye abandi, batora ari 2,000 n'imisago, batora perezida wa repubulika. Ntabwo ari amatora ataziguye, ntabwo ari amatora aziguye, ataziguye, sorry, suffrage universel. Ntabwo hatoye rubanda yose ngo batore umwana, nako batore umutegetsi, batore perezida w'igihugu. Ni abahagarariye abandi batoye perezida. Ntumve neza, ni gute ushobora gufata ayo matora ukayagereranya n'amatora y'inkotanyi? Mu yandi magambo, hari hatangiye repubulika. Icya kabiri, amatora yakozwe n'abahagarariye abandi bari batowe mu makomine. Amakomine yari yatoye mu buryo busesuye kandi bwisanzuye. Abaturage bahisemo, bahitamo MDR, ariko n'andi mashyaka agenda atorwa, za Porosoma, za Redetwa, za Unari, bose bagiye batora. Ariko aba militant cyangwa se abahagarariye abandi b'ishyaka rya MDR nibo bikubisa agashyi, babona badagize icyo bakora, kubera ko umwami yari amaze igihe yarigendeye, amaze umwaka, amaze amezi arenga 6 yaravuye mu gihugu kubera gutinya gufungwa kubera ibyaha yakoze we n'abagaragu be ba hafi, barimo Bakayihura Michel, harimo Bakayihura Michel, ba Rwangombwa, ba Rutagambwa n'abandi benshi. Abicanyi bamaze guhunga bigira inama, noneho bagira amahirwe resident abibafashamo, bashobora gutangiza repubulika nayo turimo ubu ngubu, nubwo yaduciye mu myanya y'intoki. Abo rero nuko amatora yagenze, nta gahato, nta kubyuka nijoro saa 6 z'ijoro, bagiye neza, batora ku manywa y'ihangu, kandi nta mandazi bahawe, nta byayi bahawe, nta mafaranga baciwe. Aho ngaho ndagira ngo icyo kinyoma kiveho. Ntiwagereranya rero itora rya perezida Dominique Mbonyumutwa n'itora ryo ku nkotanyi, nta mahuriro, ntiwanabikora rwose. Kubikora ni ukwambika ubusa abagabo, ni ugutukana, ni agasuzuguro. Aho rwose tubyumve kimwe. Reka tujye ku matora yabaye kuri 26 z'ukwa 10 1961. n'ubundi Mbonyumutwa yari amaze amezi 10 ari perezida w'igihugu, aho hatowe Kayibanda Gregoire. Uwo icyo gihe yari minisitiri w'intebe, kubera ko n'ubundi ari mu bantu bari batowe bahagarara rubanda, yari kuzaba n'ubundi minisitiri w'intebe iyo ubwami bukomeza. Aha rero naho uburyo yakozwe ntabwo ari amatora yakozwe na rubanda rwose, ni abahagarariye amashyaka, cyane cyane ishyaka rya MDR Parmehutu ryongeye ryicara ritora umukuru w'igihugu, bamusimbuza Dominique Mbonyumutwa. Ntabwo ahangaha nakwinjira mu bumenye niba Dominique Mbonyumutwa yaravuze ati jyewe ndananiwe, reka mbireke mushyireho undi, cyangwa se niba baramukoze agakino bamaze kubona ko ubutegetsi kuba perezida biryoha. Ngo ndavuga minisitiri w'intebe
Gregoire Kayibanda niba yamaze kubona ko kuba perezida biryo ati nanjye ndabishaka, wenda agakina agakino undi akavuga ati reka nkubererekere tutagongana kandi turi les frères d'armes, tuvuga ngo abantu turi ku rugamba rumwe, nta repubulika, ntabwo turabona ubwigenge, turacyajegajega, reka mbyihorere. Aho ngaho abanyamateka bazadusobanurira niba koko ayo matora yarabaye mu bwumvikane cyangwa se harabaye ikibazo gituma Mbonyumutwa adakomeza kuba perezida, cyane cyane ko yari amaze amezi 10 gusa. Noneho iki gihe perezida Kayibanda yatorewe manda y'imyaka 4, manda y'imyaka 4 yagomba kurangira muri 65. 65 rero urumva niho noneho habaye amatora asesuye. Yangara abanyamateka bazatubwira, ntabwo nashoboye kubishakisha neza ko yagize amajwi angahe mu by'ukuri, kuko ibintu nabonye hano bari kubeshya, ni ibintu byo kubanariza, byo gushaka kwerekana ko inkotanyi ibyo zikora n'abandi babikoze, ingoma y'abahutu yarabikoze, repubulika ya mbere ntacyo yari imaze. Ntabwo babigereranya. kubera iki? Abantu bari bakishakisha bakiva mu bwami, bacyubaka inzego, igihugu gihora mu ntambara z'inyenzi, ibitero byinshi, ibitero bya Bugesera, ibitero byo mu Bweyeye, ibitero bya Kibungo, nta na rimwe u Rwanda rwahoraga rudaterwa, rutagerwa amacumu na za nkozi z'ibibi zahunze zikanga amnesty, ukuvuga ngo zanze icyo bitaga imbabazi rusange bahawe na Loni kugira ngo bagaruke mu Rwanda bakorere u Rwanda. Ubwo rero icyo cyatumye bagomeza ibitero, batera, bahora batesha umutwe repubulika ya mbere, ariko ntibyayibujije gukomeza demokarasi. MDR yakomeje kuba ishyaka rwose, ikomeza kugenga demokarasi, ariko nanone hatabuzemo n'ibibazo, hatabuzemo n'ibihato. Ibyo ndumva nta muntu utabizi. Ubwo rero reka wenda iyo amnesty navugaga reka nyibereke, ndumva nayo abantu bayizi cyangwa barayibonye. Reka turebe ko tuyibona. Sorry, mwihangane gato. Ngiye kubereka iyo amnesty. Ni document rwose izwi yahaye izi nkoramaraso. Ngiyi yahaye izi nkoramaraso amnesty ku itariki 13 z'ukwa gatandatu 1961. Ahangaha niho bahaye, reka wenda mugende munayireba, ni ndende, ni document ndende. Abahawe amnesty nabo list iriho, bemerewe rwose ibyaha bakoze babihunza amaso, biturutse kuri umuryango w'abibumbye ku cyemezo wafashe 26 z'ukwa gatandatu 1961. Basaba ko habaho referandumu, murabizi ibyo byose. Donc ni ibintu hariho ibihe bikomeye. Abantu rero bahawe amnesty bagombaga guhita bafungurwa. Hari ba Rudigiri, ba Ntunda, Jean Berikimasi, ba Rebero Kome, ba Rwevu, Ndarimana, ba Kayihura Michel, nimero ya mbere rwose. Ba Butwatwa Zorobabeli, ba Kimenyi Jean Berikimasi, ba Nkuranga Oswalidi, ba Butera Felicien,
Kamugunga Engelbert, Gashugi, Tazihana Thomas, Uhiga Pierre, Badege Pierre, wabona ari se w'Abadege, Theos Badege, Kanamugire Vena, Nzaramba Deogratias, wabona ari se wa Nzaramba, Rugerinyange Rafaeli, wabona ari Rugerinyange wahoze ayobora komine ya Nyabisindu, Nyirimirera, Nyabugwene, Wakayiru Joseph, Nzigamasabo, Nzigamasabo, ni benshi, ni benshi. Aba bose ni abanyabyaha, benshi ni Abatutsi. Hagakumba Bamfiza Alphonse, Burasa Silvestre, Agasana Remo, Rwambibi, Nzagirye Nyibasomera, barwanye Indomedari, Ambanda Horumidasi, abo bose Abonima. Iki ni icyiciro cya mbere, hari icyiciro cya kabiri, ni benshi, ni benshi. Murabona ukuntu bayogoje, bari barisha abantu benshi, abantu bose hamwe bababariwe. Ni abantu ni abantu 796 700 bari abanyabyaha. Noneho mu manza zari zabaye bari basuzumye amadosiye 1367, hanyuma 77 bagirwa abere. Noneho abahawe imbabazi 591, abongerewe ku rutonde ni 96, ndetse nyuma hongerwaho 9. Byose bigenda bisabwa na Loni. 561 bo bahise bemerwa ko bahawe inoze. Ni ukuvuga rero abahawe amnistie 1335, ariko 32 bo ntibigera bahabwa amnistie. Aba rero nibo bakomeje guteza akaga guverinoma ya Repubulika ya mbere, bahora bagaba ibitero. Barukeba François, aba bose mwumvise kuba ubu babyigamba. Abasaza mu Rwanda babyigamba bati twahoraga tugaba ibitero. Inyenzi zatsinzwe muri 1967. Mwumve contexte igihugu cyari kirimo, cyahoraga kigabwaho igitero, ariko ntibyabujije ko habaho amatora, abaturage bakajya kwitorera. Nta tekinika ryari rihari ngo baravuga ngo ni mutore kuko ku mbaraga ngo uyu n'uyu. Ntabwo nzashaka abagiye bagize uruhare muri aya matora batubwira uko amatora yabaga, kuko aya Habyarimana rero nanjye narayiboneye, niyo ngiye kugeraho noneho. Ku bwa Habyarimana rero, itariki 5 z'ukwa karindwi 1973, ati pa kudeta zari zeze muri Afurika. Kudeta zabaga ari inyuma ari ba neocolonialiste, ndumva ngo bano bagashaka buhake bazikiragaho kugira ngo basubize inyuma ubwigenge bwabaga bugezweho. Nawe ntabyita mu bupfapfa, mumbabarire, ni nyakwigendera yagiye, ariko ubupfapfa yagize yakoze kudeta. Kudeta si ikintu cyiza, kuko ingaruka zayo zaburijemo revolution, zashyize mu kaga repubulika. Ingaruka nizo turi kuba. Ntabwo kudeta yari ikwiye, ntabwo yari ikwiye rwose. Ni ikosa rikomeye ry'amateka, ariko byarabaye, nta kindi twabikoraho. Habaye amakosa akomeye, repubulika ishyirwa mu kaga gakomeye. Mu yandi magambo bavuga ko icyo gihe yatangiye gupfa, iza gushyingurwa n'Inkotanyi. Atangiye rero amaze gukuraho repubulika, akuraho amashyaka, akuraho MDR, ishyaka ryatangije repubulika, kandi nawe yari aririmo, bose abishyira ku ruhande. Ntabwo rero wabaye umupfapfa muri Afurika. Abantu babaye abapfapfa ni benshi. Muri Ghana kwa Kwame Nkrumah bakoze amakudeta, muri ahantu henshi. Abantu batabaye kudeta ni muri Senegal gusa.
ariko ibindi bihugu abantu babaye bipfapfa bumvira mpatse ibihugu bakora amakosa ariyo yagiye ageza ibindi bihugu mu kaga, bimwe bikaba bigikoronijwe. Ko usanga tujye tuvugisha ukuri niko byagenze, ariko nyine nta n'igaruro byashobokaga icyo gihe, cyangwa se ryarashobokaga ariko bamwe baratsimbarara, ariko ni amakosa yabaye y'amateka. Mu mateka habaye ayo makosa, tujye tuyemera. Ubwo batangira ubundi buryo bwa demokarasi. Tuvuye muri demokarasi y'amashyaka tugiye mu bundi buryo bwa demokarasi. U Rwanda ruba ubwato bufite umubyeyi, umusare umwe n'abandi bicaye mu Rwanda. Mu by'ukuri amatora ntiyari agishoboka, nta matora yashobokaga, kuko nyine ni bya tuvuga gutora, utora nde hagati yande, utoranya hagati yande nande. Ko rero habaye ikinamico ry'amatora, tubivuge gutyo, ariko we amenya ubwenge, avuga ati nta muntu duhanganye, reka njye mbwira abanyarwanda bahitemo amakarita, bakina umukino w'amakarita. Umukino w'amakarita, icyatsi n'ikijuju, umukara. Bamwe bahitemo icyatsi, abandi bahitemo ikijuju. Hari abantu babonaga ibintu ari umukino bakahitamo ikijuju, ariko nyine kubera uburyo ubutegetsi bwari buteye icyo gihe, niyo kura yari iriho, hagiyeho ubutegetsi bw'ibitugu hafi ya byose bw'abasirikare, haba muri Zaire, mu Burundi, mu Rwanda, mu Bugande, henshi, za Kameruni, za Congo Brazzaville, za Gabon, hose ariko byari bimeze. Ubwo amatora, nta matora yabaye, ibyo ntabwo njye navuga ko ari amatora, ariko ikintu nabonaga, reka tuvuge, kuko birajya gusa n'ibyo mu Nkotanyi, ariko dore itandukanye. Niba haranabagaho iyo kinamico ry'amatora, nta muntu wahatirwaga kurijyamo, cyakora habagaho ikarita y'itora, bagusinyira kugira ngo werekane ko watoye, nyuma ufite n'ikarita y'umuganda, bakajya bakubaza, hari aho washobora kubazwa uti twereke ko watoye, kuki utatoye, bakabikubaza. Ni amateka, ntabwo tujya genda ndabyibuka ko hari abashaka kubikubaza, wenda ukabona serivisi ushobora kubura. Ibyo byo byabayeho hamwe na hamwe, ariko utabona ari politiki ya rusange. None ikindi, ntabwo abaturage bigeze bahatirwa gutora ngo babyutswe yarubika ngo bajye kwamamaza perezida, bagendaga ku bushake bwabo. Wenda icyo gihe hari n'igihe cy'ubujiji, abantu bari basobanukiwe ibintu byinshi, ariko uburyo perezida Habyarimana Juvenal muri icyo gihe cyo gutwaza intwari itari iya demokarasi muri sanse y'abazungu, biragaragara ko ntabwo yigeze azana igitugu ku baturage. Ntabwo bivuze ko atatoberwaga n'abamwungirije. Buri muntu wese yagize buri kintu cyica abantu muri rusange ni icyubahiro, cyane cyane nk'aho icyubahiro wari uri ku cyaro. Kugira ngo uhuze izo mpembe zombi birakugora cyane, hari igihe unasara. La gloire rend fou. Hari igihe icyubahiro gisaza, cyangwa se ubukungu burasaza, amafaranga arasaza na guruwari birajyana. Kandi hari ababonye iyo guruwari, glory mu cyongereza, icyubahiro barasa. Nkaba rero mvuga nti ntabwo nanone wabigeranye n'Inkotanyi, kuko ntabwo bigeraga baca ku ruhande babeshya. Nta demokarasi ihari, barabivuga. Uratora umuntu umwe witwa icyatsi, cyangwa se ntumutore witwa ikijuju, nta kindi. Nta kujya kwiyamamaza. Yanyuraga mu gihugu agenda avuga nzabakorera iki, nzabakorera iki. Cyakora abantu biyamamazaga pe ku mugaragaro, byo niboneye n'abadepite muri komini, amatora yo muri komini 8 ndibuka, abantu bitwa ba Rwambuka Fidel biyamamaza bose bashikamye. Abantu bitwa ntaho bari Maurice, ahantuye nabo Fidel, abarigira Felician, abo n'abantu nibuka biyamamazaga kuri Radio Rwanda,
bakazenguruka igihugu amakomine yose bagenda bavuga ibintu bazakorera abaturage, bagatorwa, abaturage bakaba bamwe bakabanga abandi bakabatora. Icyo rwose itora ry'abahagarariye abandi mu nteko ishinga amategeko iyo yitwaga inama y'igihugu iharanira amajyambere CND, Conseil National de Développement, baratorwaga pe kandi barabihataniraga, kandi nta muturage wigeraga ushyirwaho igitutu ngo uzatore kanaka ku mbaraga, ngo uzagire gutego, ngo uzakireho ushyirwaho intuza. Ariko ni gutyo amatora yagendaga. Ni amatora yo mu gihe kitavuga ngo ni demokarasi, igihugu cyari kiri mu bundi buryo bwo gutegeka butari demokarasi, aho umuntu umwe nawe yari yarigize umwami mu bundi buryo, kuko yari yarihaye ijambo wenyine, ariko akagira ibyegera byashobora no kumutobera. Aho niko repubulika ya kabiri yagenze, ntabwo yigeze ishyira imbere agaciro ka revolution. Ari naho nizo ngaruka turi kubamo noneho, ahubwo ikuza cyangwa itegurira za nyangabirama uzabona uko zifata ubutegetsi, kubera ko abaturage bararangaye, ntibibuka aho bavuye, bibagizwa aho bavuye, ntibigishwa amateka uko ari, ntibigishwa agaciro k'igihugu, ntibigishwa agaciro ka revolution, ntibigishwa imbuto za revolution n'uburyo basigasira revolution. Hanyuma iduca mu myanya y'intoki ishingiye ku banyapolitike, nabo babaye nk'abaje bahubukiye ibintu batabyumva, hanyuma bakinishwa umukino utari uwabo, baza kwisanga inyuma y'ikibuga. Benshi bari kugwa hanze y'ikibuga kubera bagiye mu mukino utari uwabo, hanyuma bisanga inyuma y'ikibuga, bisenyera henze. Ibyo ni amateka, ari jyewe ubigira. Reka rero tugere ku nkotanyi za score byo twavugaga ngo bagize amanota ya nayo. Tujye Kagame. Ubu turebe kuri ntuzi, ni gute amatora ategurwa mu Rwanda. Tuhere muri 2003 nayagiyemo ndabizi, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ndashakisha. Nari ntuye ku Kacyiru ka Mutwa ku itariki 25 z'ukwa munani, nyuma y'uko twari tumaze gutora itegeko nshinga. Ahubwo twe tumaze guhamba itegeko nshinga, hajeho ubundi buryo bwo gutegeka nabwo inkotanyi zazanye. Nge nemeza ko ari cyami batinye kubyita icyami. Iki gihe rero hatangiye iterabwoba, itekinika, gukanga, kwica, kurigisa, bituma abaturage rero bakaba bibikange. Nibyo nitora hano utatora ndakwica. Hari agafoto keza cyane rwose maze igihe mbona, sinuko nagafite aha nkabereke, itora hano udatora ndaguhirira, singuhirira indasi. Tora ntora nutantura ndagusinguhira indasi. Ntabwo abanyarwanda rero bakihitiramo, ntibadogo bahatirwa kujya muri za mitingi. Nanabibabwiye ubushize ko bazenguruka igihugu cyose abantu bamwe, bakaberekana ko ari abantu benshi. Mu yandi magambo, amatora akorwa mu Rwanda ntakorerwa rubanda, akorerwa kwereka amahanga ko bahinduye sequence, bahinduye igihe, sezo. Kandi amakuru dufite nuko bampatse ubwo babwira buriya butegetsi gukomeza kububaho, ntabwo babarwanya. Ubwo rero ntagira ngo rero ntarambiranye, ikiganiro kitaba kirekire. Banyarwanda, banyarwandakazi, murabona ko ya makosa cyangwa kutita ku bintu turayobywa. Umuntu akaza agatura ikintu aho akagisanisha, bita analogy, uhuza ibintu bidahura ariko ukabyerekana ko bisa, kugira ngo ugabanye ubukana bw'ibyakozwe. Nibyo bashaka kwerekana. Nta uyobewe ikiguzi cy'ikinamico ry'amatora mu Rwanda. Niba mbabwira ko hari nk'umuntu wamaye amakuru, ahubwo ndatabariza abaturage ba Ngororero, ko abaturage ba Ngororero bari gukubitwa, abataragiye muri iryo kinamico ry'amatora. Turabashimira cyane, abaturage benshi cyane banze kujyayo,
bari gukorerwa amarisite ngo bazagirirwe nabi, ariko ku bwa Habyarimana, bwa Kayibanda, nta muntu utaratoraga bashobora kugira icyo batwara. Hari n'abatoraga ikijuju ntacyo babatwaraga, avuga ari shuwa yawe, kandi ntiwabuzaga utorwa gutora, bazagutora 100%, ariko bagatora 99. We nta wundi bahitagamo. None ubu ngubu murabona hari ikinamico by'amatora byerekana ko bari mu irushanwa, bagahigika abakandida b'ukuri. Ndagira ngo nshimire Bwantaganda Bernard, umukuru w'ishyaka PS Imberakuri, utarari indimi, abajijwe ati nta kompetisiyo yabayeho, nta higanwa ryabayeho, habayeho akagabo n'udukandida, kuko ndabita gutyo. Yavuze ko ndabita gutyo ko nabo bise umudakadamu, akagore, akagabo n'udukandida. Bituma rero amatora atakaza icyanga cyayo, atakaza umwimerere wayo, atakaza sanse yayo, ngo imyumvire yayo uko agomba kumvika. Nta matora yabayeho, habayeho ikinamico, igitugu, ndetse gifungura rubanda kuba bayigaragambyaho, kuba bakwanga kubahiriza ibyemezo bivuye muri iriya leta y'igitugu, leta itaratowe, leta yishyizeho kuva ku 19 z'ukwa karindwi 1994, nubikomeze gutsikamira rubanda. Banyarwanda, banyarwandakazi, rero ndumva aricyo gitekerezo nari mfite. Niba mubibona ukundi muzambwire, ariko geragira ngo babwire mbakebure, mwikomeza kugendera ku bivugwa n'abitwa ngo bari muri opposition bashaka kubayobya. Ntuzigere ugereranya ibikorwa n'inkotanyi n'ibyakozwe mbere. Ibyakozwe mbere habaga harimo ubuzima, harimo ubumuntu. Ntabwo bivuze ko hatabaye amakosa, abantu bamwe bakabura ubuzima bwabo ku maherere, cyane cyane nk'impirimbanyi za revolution, bamwe bapfuye cyangwa imiryango yabo ikaha mu buzima bubi. Ntabwo ibyo tubyemera, si imbuto za revolution izo nyine. Ni kwa kundi abantu mugendana bakabataha mu nama, aho umuntu ari hano kuruntu runtu. Abantu iyo baguye mu gishuko cya guruwari guruwari cyangwa se icyubahiro ndetse n'ubukungu, bakunda kuryana, cyane cyane iyo babaye mu mateka atarabaye ibyo bintu. Iyo babigezeho kwikontora birabagora. Ndagira ngo rero nkangurire impirimbanyi zose aho ziva zikagera, ziri guharanira revolution y'ukuri, kuzirinda kugwa mu gishuko abakurambere bacu baguyemo, bakongera bagasubiranamo. Hanyuma ibyiza bari baragezeho biyushya kuya bakabinyamo, oya reka ndeke gukoresha iryo terime, bakabyisenyeraho. Noneho tukaba turi mu buzima bubi, abana babo, abuzukuru babo, kubera kutita ku murage no kugendera kurinda ibyagezweho byiza. Noneho inkotanyi ziti murinde ibyagezweho bibi, byagezweho n'ibiki, murinde ibyo twagezeho, murinde twebwe iby'agatsiko kagezeho. Babwira rubanda, muturebere ko tubayeho neza, mujye mwishimira ko tubayeho neza, mwe uko mubayeho ntacyo bitubwiye. Ubwo si byo abanyarwanda babyemera. Nkaba rero ngira ngo mbashimire, kandi mbabwira ko turi kumwe, tuzakomeza duhugurana, ariko noneho tugomba gufata n'ibyemezo. Banyarwanda, banyarwandakazi, mutangire mutinyuke. Ubutegetsi buraharanirwa, uburenganzira buraharanirwa n'ikiguzi icyo ari cyo cyose. Ngiye ku bwanjye umuvandimwe wanyu, reka mbavuge umukozi wanyu, niyemeje hamwe na guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, na Padiri Thomas Nahimana Kanyamwamuraga ari kwizihiza yubile y'imyaka 25, ari umupadiri, yerekana ko ubuzima bwa gipadiri buhagazemo neza cyane. Natwe twanyuze muri ubwo buzima, tuzi agaciro k'umuntu, agaciro ko kwigenga, ko kwiyubaha, no kubahisha abandi, ko gusangira, ko kumva icyiza cy'abandi. Niyo mpamvu mubona tudasinzira, tudasarara, kugira ngo tuzabageze ku byo abakurambere bacu baharaniye, kandi bakabigeraho, nyuma bikaduca mu myanya y'intoki kubera uburangare bwa bamwe muri twe. Imana rero ikomeze irinde intege nke zacu, kandi ikomeze uru rugamba, byanze bikunze tuzatsinda.